Kubasirikare bamwe, urugamba rutangira mbere y'intambara. Imyitozo ikakaye kuburyo gutsindwa biba bisobanuye ubumuga cyangwa urupfu. Iminsi 5 wemerewe kuryama amasaha 2 gusa, kurokoka ishyamba abasirikare bo basabwa kunywa amaraso y'inyamaswa. Nimwe mu myitozo yihariye, aho umwe mu bantu 100 ari we uyirokoka. Iyi ni imyitozo ya gisirikare iteye UBWOBA kurusha iyindi ku isi. Byaba bisaba uburibwe bungana iki kugira ngo hakorwe umusirikare w'igitangara? Iyi ni ICONIK CEO, ndabasuhuje. Reka dutangire kuri Lancelot Course. Kure mu mashyamba ya Colombia hari imyitozo yica bagiranye nko kuba mu kuzimu. Lancelot Course. Abasirikare banyuza mu byumweru 11 cyangwa iminsi 73 y'ububabare budashira, bikoreye ibikapu bipima ibiro 30, ariko banyura mu migezi, ibishanga n'imisozi y'ishyamba rya Amazon. Bagenda ibyo birometero byose nta gusinzira bihagije, barya ibyo babonye byose, ubwo ndavuga inzoka cyangwa udusimba, kongeraho n'ambushi, aho barwana bakoresheje amasaha ya nyayo. Ubwo urumva uwo rifashe uko bigenda. Iyi myitozo yakorewe kumenya igihe umusirikare yamara ari muzima nta kintu na kimwe afite. Mu bantu 100 bayitabira, abatagera kuri 30 nibo bayirangiza. Reka dukomereze ku myitozo ya Special Force y'Abashinwa, China PR Special Forces. Iyi niyo mpamvu Ubushinwa ari cyo gisirikare cya mbere ku isi mu kurwanira mu mazi. Imwe muri iyi myitozo imeze nko gutoteza abasirikare aho kubatoza, water dungeon. Abasirikare babambika amashere mu nda maze bakashyira mu mazi akonje cyane, bakamaramo amasaha rimwe na rimwe iminsi, kandi bari ahantu hatoya ku buryo batamenyekanyeza. Impamvu: gutsinda ubwoba, kwihanganira uburibwe no kuguma utuje igihe umubiri uri gushwanya. Bamwe bagwa bitewe n'ubukonje bwinshi no kugagara bitewe no kumara amasaha arenga 20 bahagaze. Iyi myitozo igaragaza abaguma batuje igihe n'imibiri yabo iri gusakuza. Mbere yuko tubona imyitozo y'abantu bicukura imva bakaziryamamo, reka turebe imyitozo ya Special Force ya Israel, Gisirikare. Muri Israel, abagabo b'umutima ukomeye nibo barokoka imyitozo y'ubwiyahuzi yo kwinjira muri Special Force ya Israel, Gisirikare. Iyi Special Force ikaba ari nayo yakoze misiyo muri Uganda mu 1976 mu kubohora Abayisiraheli bari bafatiwe ku kibuga cy'indege cya Irebere. Abazi by'iyo operasiyo bayandike muri comment. Abatozwa banyura mu kizamini cy'ibanga bita Jibushi. Iyi akaba ari iminsi 5 yo kutaruhuka, aho bagenda ibirometero birenga 120 mu butayu, bikoreye ibikapu bipima ibiro 40, nta biryo nta no gusinzira. Buri mumvu yose bayireba ikimenyetso gito cy'intege nkeya bisobanuye kwirukanwa burundu. Ariko iyi myitozo ntabwo iteye ubwoba nk'iyo tugiye kubona. Cobra Gold exercises. Buri mwaka muri Thailand, abasirikare ibihumbi bavuye mu bihugu 30 bitandukanye barahura ku bwa Cobra Gold. Imyitozo ihambaye ya mbere ku isi ihuza abasirikare bavuye mu bihugu bitandukanye. Inyuma ibigaragara nk'imyitozo isanzwe, ariko ni isuzuma ry'uburibwe no kurokoka. Abasirikare banyura mu mashyamba y'inzitane, imigezi, kongeraho n'ubushyuhe bwa °C 49. Ariko umwitozo uteye ubwoba ni ukunywa amaraso ya za Cobra igihe bafite inyota, kurya amasikorupiyo mazima n'ibitagangurira. Byose biba bigamije kwigisha abasirikare uko barokoka igihe nta kintu na kimwe baba bafite. Muri Cobra Gold, abakomeye kurusha abandi nibo barokoka. Reka turebe umwitozo wa gatatu ukomeye ku isi mbere yo tugiye kubona mu kanya, British Special Air Service. Umuhanda winjira muri Special Force wuzuye imibiri yashwanyaguritse n'ibyiringiro byapfuye. Urugendo rwo kwinjira muri British Special Air Service rutangira mu misozi ya Baricon Beacons mu gihugu cya Wales. Abakandida bazamuka bakanamanuka imisozi bikoreye ibikapu bipima ibiro 40. Mu rugendo rureshya n'ibirometero 30, nta biryo nta no gusinzira. Nyuma yaho bakajya mu cyiciro cy'ishyamba, aho bajya mu gihugu cya Belize cya Brunei, abagabo bahangana n'inyota, inzoka z'ubumara n'ubushyuhe buhambaye. Ikizamini cya nyuma bari amasaha 36 yo gutozwa kutazatanga amakuru igihe baba bafashwe. Hano babashyira mu mwijima, bagakubitwa, bakabicisha urusaku, nyine aba ari ugutotezwa bya nyabyo.
Mu bantu 100 batangiriye imyitozo, munsi y'10% nibo bayirangiza, dore ko hari n'imyaka habuze n'umuntu n'umwe warangiza iyi myitozo. Reka dusubire imyitozo ya Special Force y'Uburusiya, Spetsnaz Training. Iyi Special Force y'Uburusiya ikozwe mu buribwe, kwihangana n'ubushake buhambaye. Abatozwa baba bagomba kugenda mu rubura rufite ubushyuhe buri munsi ya 0, bikoreye ibikapu bipima ibiro 40, urugendo rw'ibirometero 20 kuzamura, n'imigezi ikonje yo kwambuka muri urwo rugendo, kandi ibyo bigakorwa buri munsi. Kurwana amaboko ku maboko ibizwi nka closed combat bakoresheje inkota, ibyuma n'amasasu ya nyayo nabyo bigira imyitozo mibi cyane. Ariko imyitozo ya nyayo niyo mu mutwe. Abatozwa babuzwa gusinzira, gufungirwa mu buvumo bonyine by'igihe kinini, na misiyo y'abatozwa basibwa bonyine by'igihe kirekire mu mashyamba y'inzitane, nta byo kurya bafite. Hano abakomeye nibo barokoka, abarenga 80% ntibajya babasha kurangiza iyi myitozo. Iyi myitozo ya Spetsnaz ntabwo irema abasirikare, ahubwo irema ibicucucucu bya rokoka cyangwa bikataka aho ariho hose ku isi. Mbere yuko tubona imyitozo aho kuyinyuramo bingana nko kunyura mu rupfu, imyitozo ya gisirikare tumaze kubona niyo yagutangaje? Yandike muri comment. Reka uyu munsi dusororeze ku myitozo ya US Navy Seals. Mu mazi y'inyanja ya Pacifique muri Coronado, California, niho icyumweru cy'urupfu gitangirira, aho hari abagabo basanzwe bahindurirwa indwanyi za mbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yaba ari iminsi 5 n'igice igamije gushwanyaguza buri gice cy'umubiri wawe n'ibitekerezo byawe. Abakandida boga mu mazi akonje y'inyanja ya Pacifique, bakirukanka ibirometero 160, bakanikora ubwato bupima ibiro 100, kandi ibyo byose bakabikora baryamye igihe kiri munsi y'amasaha 4 mu minsi 5 yose. Bamwe mu batozwa bagira ikibazo cy'ubukonje bukabije, ibiheri biterwa n'amazi y'umunyu y'inyanja ya Pacifique, no kwangirika k'ubwonko bukabije, ariko baba bagomba gukomeza imyitozo kandi nta kosa bakoze. 75% by'abatangiye iyi myitozo ntibabasha kurenga kino cyumweru cya mbere cy'urupfu. Iyi ntabwo ari imyitozo, ahubwo ni ukubatizwa mu bubabare, urema indwanyi zarwana aho ariho hose n'umwanzi uwo ari we wese no muri kondisiyo iyo ari yo yose. Iyo yari imyitozo ya gisirikare iteye ubwoba kurusha indi yose ku isi. Niba video yagushimishije, ukoze subscribe ntabwo waba uhombye. Ciao ciao.